Isomo ryo mu gitabo cy'ivugururamategeko. Muri iyo minsi musabwira imbaga y'Abayisiraheli ati ngaho bazi ibihe byakubanjirije uhereye ku munsi Imana yaremeyeho abantu ku isi, ubaririze kandi uhereye ku mpera y'isi ukagera ku yindi. Hari ikintu gikomeye nk'iki cyigeze kubaho? Hari uwigeze yumva ibintu nk'ibi? Hari undi muryango w'abantu wigeze wumva nkawe ijwi ry'Imana rivugira mu muriro rwagati maze bagakomeza kubaho? Cyangwa se hari indi Mana yigeze igerageza kwikurira ihanga hagati y'irindi ikoresheje ibyago, ibimenyetso n'ibitangaza bikaze, ikabigirisha kandi imirwano n'imbaraga n'umurego by'ukuboko kwayo n'imidugararo ikanganye nk'uko Ihoraho Imana yanyu yabibagenjereje mu Misiri mubyibonera n'amaso yanyu? Woweho warabyeretswe kandi umenyereho ko Uhoraho ari we Mana, ko nta yindi Mana ibaho uretse we. Yaguhaye kumva ijwi rye riturutse mu ijuru kugira ngo akwigishe. Ku isi ahakwerekera umuriro we w'inkongi, maze muri uwo muriro rwagati wumva haturutsemo amagambo ye. Kubera ko yakunze abasokuruza bawe, yitoreye nyuma yabo urubyaro rwabo, maze akwikurira ubwe mu Misiri, akoresha imbaraga ze nyinshi kugira ngo yirukane imbere yawe amahanga akuruta ubwinshi kandi akurusha amaboko, maze akwinjize mu gihugu cyabo akiguyeho umunani, ari byo bibaye none. Uyu munsi rero ubimenye kandi ujye ubizirikana mu mutima wawe. Uhoraho ni we Mana mu ijuru no ku isi, nta yindi ibaho. Urajye ukurikiza amategeko n'amabwiriza ye nkugejejeho uyu munsi, kugira ngo uzabone ubugira ihirwe wowe n'abana bazagukomokaho, maze uzarambe ingoma ibihumbi mu gihugu Uhoraho Imana yawe aguhaye. Iryo ni ijambo ry'Imana.